Aya magambo nayamenye neza haciye imyaka 7 ubwo yari ishize nta mwana mfite, byarandenze ibibazo ari byinshi cyane, nibwo nasobanukiwe aya magambo Ana yagize. Nasenze inshuro nyinshi, hari nubwo nasengaga ndi kurira nihereye mu cyumba mbwira Imana ngo izansubize, ariko iby'Imana ibikora ku murongo kandi ibikora mu gihe cyabyo. Ntabwo Imana ipfa gusubiza gutyo gusa, ibikora mu buryo bwayo, ndetse nta nubwo iza kukugisha inama ngo ikubwire ngo nzagukorera ibi. Iyo ushatse kuyiheba irakubwira ati tuza mwana wanjye nzagusubiza, ukabibona mu nzozi cyangwa bikanyura mu bundi buryo, ariko ukabona yuko ari Imana ikubwiye ati yuko izagusubiza, bigatuma umutima wawe wongera gutuza. Ntacyo twakishoboza tudafite Imana. Aya magambo rero nanjye nayasobanukiwe nyuma y'imyaka 7. Uyu mudamu yaravuze ngo ihembe ryanjye rishigwe hejuru n'Uwiteka. Iri jambo mu Ruheburayo risobanura indege za